Biriya rero tubikura ku babyeyi bacu. Urabona iri torero twarikuriyemo, ba papa twasanze bari muri korali, ababyeyi muri rusange badutoza, dukorana nabo uko baririmba tubireba. Natwe rero tumaze gukura, twabaye abagabo, ubu twabonye ari inzira nziza badutoje, turi kwitoza abana tugenda tubyara. Bariya n'abana bacu, umwihariko ko korali ndirimbamo nanabereye perezida, yitwa Seeking the Lost. Yateguye igitaramo cyo gushima Imana kubw'igihe kinini tumaze tudaterana, tudatarama, tukaba twakoze igitaramo cyo gushima Imana kandi dushima ko tugihumeka umwuka iduha wo guhumeka. Mu by'ukuri nk'uko murabizi gukora umurimo w'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo nka korali birahenda. Ikintu twavuga ni uko kuko kuri ku nkuru zose dukora ku ndirimbo zacu haba hariho aderese, haba hariho kontakite, wabasha kumva nawe washyigikiye kudufasha ngo dufatanye gushaka inzimizi twamamaza ubutumwa bugere ku isi hose nk'uko bivuze, yadutera inkunga. Twongeye kubasuhuza rero nshuti bakunze ibishangi Radio TV FM. Reka tubabwire ngo iyi ngiyi ni ya gahunda nziza aho ishangi Radio TV FM ibasha kugera ahantu hatandukanye muri iki gihugu cyacu. Uyu munsi rero nk'uko twabibabwiye, twongeye kugenda mu ishangi na gospel, aho ishangi na gospel yasuye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ndetse by'umwihariko akaba iri torero ari itorero rya Rwoga, aho turi kumwe by'umwihariko n'umwe mu baririmbyi baririmba muri korali. Tugiye kubabwira, ngira ngo ari bunasobanura ababwira iyo korali yariyo ku ishangi Radio TV FM. Ni wa muvandimwe wanyu Victory. Uyu mwanya rero tugiye kongera tuganire, turi kumwe n'umugabo mwiza cyane, ariko mbabwire umugabo ufite impano, ndetse muraza kubibona kuri ekara ndetse no ku ishangi Radio TV FM, aho muza kubibona 5 kuri 5. Ngira ngo hari yatangira asuza abatwumva. Muraho neza? Muraho neza nshuti bakunze ba Radio TV, by'umwihariko TV ishangi n'umuyobozi wayo Victory. Muraho neza. Hanyuma rero turagira ngo wibwire abakumva, nk'uko bigaragara rero, navuga ngo uyu munsi tuvugana tugeze hano dusanze hari igitaramo cyiza nk'uko nabibonye. Ariko mbere y'uko tuvuga ibyo, urabanza wibwire abakumva. Ubu ni ku isi yose, barimo bakureba, ndetse by'umwihariko bamenye izi impano bimeze gute, uri muntu ki, bimeze gute ko waje, ko tukubonye hano, bimeze gute kuri urusengero. Murakoze. Mu by'ukuri nitwa Lambert Nzayigaya, nkaba ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi hano i Rwoga. Tukaba tubarizwa mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitisi. Yego. Hanyuma hano duhari kuba ari ku rusengero rwacu, ariko dufite umwihariko wo korali ndirimbamo nanabereye perezida, yitwa Seeking the Lost. Yateguye igitaramo cyo gushima Imana kubw'igihe kinini tumaze tudaterana, tudatarama, tukaba twakoze igitaramo cyo gushima Imana kandi dushima ko tugihumeka umwuka iduha wo guhumeka. Urakoze cyane Lambert. Rero iyi korali igihe mbonye ari ubwa mbere ko mbonye ifite impano nk'uko nabibonye. Abakurikira ishangi Radio TV ndetse n'ishangi Focus TV, ngira ngo zimwe mu ndirimbo muzagenda muzibona. Ariko se Lambert, iyi korali imaze nk'igihe kingana gute? Iyi korali imaze imyaka 17. 17? Ndetse tuzuza 18 mu kwezi kwa karindwi, ko twatangiye twiswe izina mu kwezi kwa karindwi 2014. Nibwo twiswe izina nka korali, yitwa Seeking the Lost, turakirwa mu itorero. Urumva ko rero turi mu mwaka ushyira 18. Urakoze cyane. Iyi korali rero hari ikintu dushaka kumenya. Ese iyi korali yabifite alubumu zingahe se, amashusho nangahe, bimeze mutubwire rwose, mutuvane mu ruje, kuko twabonye iyi korali ishobora kuba izi kuririmba neza nkurikije ibyo abakunzi b'ishangi Radio TV barimo bareba. Nibyo. Bimeze gute? Nibyo, kuko dufite audio volume 2 za audio, dufite n'indi ya gatatu iri muri studio, ariko dufite video
imwe ubwo ni DVD tukaba duteganya gukora n'indi DVD mu mpera z'uyu mwaka. Yego niyo mizingo tumaze kugira. Ikigaragara cyo rero Rambere biragaragara ko iyi korari by'umwihariko ifite impano nziza, ariko se murateganya iki kugira ngo abanyarwanda n'abantu batuye isi izi ndirimbo bajye bazibona noneho umunsi ku munsi na abashaka kureba amajwi n'amashusho babibone? Icya mbere urabona ko uyu munsi dufite channel kuri YouTube, tukagira Instagram ya korari. Mu by'ukuri turimo turagerageza gukoresha social media kugira ngo tumenyekanishe korari nk'uko bivuga. Ikindi dufite amahirwe yuko dufite nkamwe nk'Ishangi Radio TV uyu munsi turi gukorana. Nikeza ko ni ibigwi, ni ikintu cyiza kuko mwebwe mufite abantu benshi babakurikirana. Twizera ko waba ari umurongo mwiza niyo dukoresha imbuga nkoranyambaga neza, kandi tukanarushaho gukorana n'ibitangazamakuru nk'uko uyu munsi turi gukorana na Ishangi. Murakoze cyane. Ubu turi mu Ishangi na gospel rero. Ishangi na gospel hari isomo riri mu migani ivuga ngo menyenuza umwana inzira akwiriye kunyuramo ngo azande saza atarayivamo. None twabonyemo n'abana bato, ni rihe banga mukoresha kugira ngo muzanemo n'abana bato bagendane namwe iranjyana nabonye nziza bimeze gute? Biriya rero tubikura ku babyeyi bacu. Urabona iri torero twarikuriyemo, ba papa twasanze bari muri korari. Ababyeyi muri rusange badutoza, dukorana nabo uko baririmba tubireba. Natwe rero tumaze gukura, twabaye abagabo, ubu twabonye ari inzira nziza badutoje, turi kwitoza abana tugenda tubyara. Bariya n'abana bacu, ni barumuna bacu batoya, tugenda rero tubamenyereza kugira ngo natwe icyo abakurambere bacu badutoje tugitoze abadukomoka. Murakoze cyane. Murateganya iki rero kugira ngo izi ndirimbo zijye hanze? Kuko biragaragara niba mufite audio zigera muri 3 zose, nibura abantu bakwiye kuzimenya. Ese murateganya iki? Niki mwabwira abatwumva bakurikiranye Ishangi Radio TV FM? Ese niki mwe muteganya muri iki gihe, cyane cyane ko abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bakeneye izi ndirimbo kuzibona ndetse bakazumva amajwi n'amashusho? Nicyo navuga, nasaba nka Ishangi Radio TV mukadufasha mukazishyira ku mbuga zanyu namwe. Icya kabiri, natwe ubwacu turimo turagerageza kuzikoresha ko nk'ubu dufite indirimbo kuri YouTube, usanga indirimbo imaze kugira nka followers abantu bayirebye barenga 8,000-9,000. Ubwo rero twizera ko nubwo buryo turashaka uburyo bwo gukomeza gukorana n'abantu b'inzobere. Twashyizeho n'umuntu ubishinzwe muri korari kugira ngo akomeze igikorwa cyose dukoze kijya ahagaragara. Hanyuma ubundi buryo ni ukujya dutumira abakunzi bacu, abanyamuryango muri rusange, tugakorana igitaramo nk'iki ngiki. Ikindi ni ugukora imizingo myinshi. Niba dufite umuzingo umwe wa DVD, tukaba dufite imizingo 2 hanze n'umwe muri studio, biradusaba imbaraga kuko tumaze kugira indirimbo nyinshi, tugiye gukomeza dukore dusohore nyinshi tuzishyira ahagaragara. Murakoze rero bakunze Ishangi Radio TV FM. Uyu nguyu ni perezida w'ikorari. Korari hagi watubwiye ko izina ryayo ryitwa ngo yitwa Seeking the Lost. Hanyuma mu Kinyarwanda, mu Kinyarwanda bishatse kuvuga gushaka inzimizi. Gushaka inzimizi, izina ryiza cyane. Bakunze Ishangi Radio TV FM, mwumvise ko ikorari rwose umva irimo gushaka inzimizi. Ariko ikigaragara indirimbo zabo nziza ntabwo zirimo zibona uko zagera hanze ngo abantu bose bazibone. Ese niki mwabwira abakunzi b'ikorari bari mu bihugu bitandukanye ndetse mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda? Hari abadukurikira bari muri Amerika, Finland, muri Aziya, Australia. Niki mwababwira kugira ngo iyi korari yitwa gushaka inzimizi? Niki mwababwira? Mu by'ukuri nk'uko murabizi, gukora umurimo w'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo nka korari birahenda. Ikintu twavuga ni uko kuko kuri ku nkuru zose dukora ku ndirimbo zacu haba hariho aderesi, haba hariho kontakite, wabasha kumva nawe washyigikiye kudufasha ngo dufatanye gushaka inzimizi, twamamaza ubutumwa bugere ku isi hose nk'uko bivuze, yadutera inkunga. Abakunzi bacu bo tuzi nabo batuzi tuziranye basanzwe babikora. Ubwo buryo rero tugira igihe turateganya ko mu kwezi kwa 10
tuzicarana nabo tukabaha proje tuzakora mu mwaka utaha kugira ngo babashe kudutera inkunga. N'undi wese rero wakunda gukorana natwe, amarembo arafunguye kandi rwose twiteguye gukorana n'uwabishaka wese, tutitaye ku mpamvu iyo ari yo yose, apfa kuba ari ubutumwa bwiza ashyigikiye. Natwe twiteguye gukorana nawe kandi inkunga ya buri wese tuzayakira. Murakoze rero Lambert, reka nkubwire ngo nukuri turagushimiye, ariko by'umwihariko turagusaba ese nta platform mubonekaho aho abantu bashobora gusura iyo YouTube channel nibihaba cyangwa se ahandi hantu mubasha kuboneka, n'undi murongo mwabonekaho kugira ngo nibura n'umuntu wakurikiranye iki kiganiro cyangwa se umuntu wabishimye cyane ko igitaramo natwe twagikunze bakunze bishangi Radio TV FM. Reka mbabwire ngo ni igitaramo cyiza cyane, utahabaye aze kureba aya mashusho nawe abyirebere, ariko nibura platform mubonekaho wabwira abatuye isi bakavuga bati kora reka tuyitere inkunga cyangwa se tujye tunirebera ahantu muboneka. Kugeza ubu dufite kuri YouTube channel yacu yitwa n'undi Seeking the Lost Choir. Ushobora gushyiramo ukabibona, washyiraho wakongera ijambo Rwanda kugira ngo bashe kukoza bishoboka ko hari abandi bantu twitiranwa. Cyo ni kimwe. Cya kabiri dufite Instagram naho yitwa izina ryayo ni Seeking the Lost Choir. Naho wadushakuka tubona. Telefone yanjye ihoraho ni 0783 53 18 mfite n'undi muyobozi dukorana nyingirije unadufatanya buri munsi, nawe afite telefone 0782 94 43 17. Yego, murakoze cyane rero Lambert, reka tugushimire by'umwihariko kuba witanze ukemera kuvugana n'Ishangi Radio TV FM. Wakunze bishangi Radio TV FM, ndababwira ngo muze gukurikirana ku Ishangi Focus TV, hasi muraza kubonamo link neza y'ikorari aho muzaza mukurikirana ibihangano byabo 5 kuri 5. kandi by'umwihariko umuyobozi tugushimire by'umwihariko kuba wemeye kuvugana n'Ishangi Radio TV FM. Imana iguha umugisha kandi umuhati wanyu ntuzabe ubusa ku mwami. Nanjye ndashimira cyane Ishangi Radio TV kubwitanye mwagize mukaza gukurikirana igitaramo cyacu, mukaba mwanemeye ko bibihangano byacu binyura ku mbuga zanyu. Nanjye ndabasaba umugisha mu izina rya bagenzi banjye, kandi ndizera ko Imana izakomeza kwagura ibikorwa byanyu kuko ni byinshi, kandi turabishima nk'abaririmbyi ndetse n'abantu bose bari muri no gahunda yo kuramya no guhimbaza Imana. Twishimira ubufatanye no gufatanya namwe. Imana ikomeze umugisha. Murakoze cyane rero Lambert, Imana iguha umugisha. Twibutse ko Lambert ari umuyobozi w'ikorari, twababwiye kandi korari nziza cyane, korari irimo itanga ubutumwa bwiza ku isi yose. Aho rero Lambert